Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru tariki ya 27 kwezi kwa 11 2022. Twatangiye umwaka mushya, umwaka A, tukaba dutangiye icyumweru cya mbere cya Adventi. Adventi haba ari ibyumweru 4 bidufasha kwitegura Noheli neza, twitegura amaza y'umucunguzi wacu. Kigerero cya Kiliziya ni igihe gikomeye, tubane n'Imana, twisukure kandi turangwe n'ibikorwa by'urukundo, maze Noheli zaze twese twarayiteguye, kuko burya uko witeguye Noheli neza niko ikugendekera neza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Ibyo Izayi mwene Amosi yabonye byerekeye Yuda na Yeruzalemu mu bihe bizaza, hari ubwo umusozi w'ingoro uzashyirwa ku kanunga usumbe imisozi yose, nuko amahanga yose agende awugana. Abantu b'ibihugu byinshi bahaguruke bavuge bati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo, azatwereka inzira ze tuzikurikire. Bavandimwe, Nyagasani niwe rumuri rwacu, niwe uturangaje imbere, niwe utwiyereka, niwe rumuri rutazima. Kumukurikira biturinda kugenda mu mwijima. Nguyu rero araje aturangaje imbere ku musozi mutagatifu w'Uhoraho, mu ngoro y'Imana ya Yakobo, azatwereka inzira. Ntuzayobe ufite Imana, ntuzashake n'izindi nzira Imana itarimo, kuko aho Imana itari Sekibi arahaba, akahatura, akahaganza, ariko aho Nyagasani ari Sekibi irahunga. Nibyo koko amategeko ava Siyoni, Yeruzalemu hagaturuka ijambo ry'Uhoraho. Izi ni imbaraga ebyiri zitubeshejeho, amategeko n'ijambo ry'Imana. Ntihazagire na kimwe ushyira hasi. Buri muntu wese akwiye kumva icyo Imana imubwira akagikurikiza, kandi ayo mategeko y'Imana ntabwo abereyeho kugira ngo twikorere umutwaro, oya, abereyeho gutuma tumererwa neza. Azacira amahanga imanza, akiranura abantu b'ibihugu byinshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuremo ibihabuzo. Ihanga ntirizongera gutera irindi inkota, ntibazongera ukundi kwiga kurwana. Nzu ya Yakobo, nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Nibyo, aho Imana igeze intwaro bazishyira hasi, intwaro z'amahane. Burya hari igihe abantu birwanirira bakoresheje amahane, bakoresheje amagambo se, bakoresheje inzangano, ariko umuntu, ikintu kizakwereka umuntu umaze kugerwamo n'inkuru nziza, nuko ibyo yarwanishaga byose abishyira hasi, hanyuma agatuza, kuko Nyagasani atanga amahoro. Ntabwo ushobora gukurikira Imana ngo ubure amahoro cyangwa ngo yabuze abandi. Ngwino Nyagasani uze mu buzima bwacu, maze ibyo twitwazaga twirwanirira byose tubishyire mu biganza byawe. Nzu ya Yakobo, nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Bavandimwe banjye, inshuti zanjye, bakristo mwese dusangiye amizero, nimuze dusange Nyagasani, tugendere mu rumuri rwe. Turazirikana Zaburi 121, nimuze dusange Uhoraho twishimye. Nibyo nari maze kuvuga, kugendana n'Imana bitanga akanyamuneza. Umuntu agacya ku maso, ugacya ku mutima, ukishima ugaseka. Uziko burya hari abantu badaseka. Kubera iki? Nyagasani uzi ububabare bwabo, ngwino ubagenderere. Hari abantu bahora bavuga nabi cyangwa bakavuga nabi kenshi, ngwino Nyagasani ubagenderere. Hari abantu babuze amahoro kandi bafite ibikenewe byose kugira ngo batunge amahoro, ariko babuze icy'ingenzi, babuze Imana. Nyagasani ngwino bagenderere. Hari abantu bahangayitse
kuko ubuzima bwabo bumva aribo bakwirwanirira. Nyamara ubuzima Imana itarimo ntabwo bushobora kugera ku munezero. Ngwino usure abo bantu bose mu bihugu byose maze tukubone. Nyagasani, tuzi ko udahemuka kandi uduhamagarira kuduha ibyishimo. Ngwino bidusendereze. Isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 13 umurongo wa 11 kugeza kuri 14a. Bavandimwe, mumenye ko aya magingo turimo ari igihe cyo gushiguka mu bitotsi, kuko kurokorwa kuturi hafi ubu ngubu kurusha igihe twakiriye ukwemera. Nibyo, turi mu bihe byiza by'ingabire, ariko turi no mu bihe bikomeye aho Sekibi wagira ngo yigaruriye isi. Ariko ntimuzibeshye, burya hari igihe igira ngo yigaruriye isi ariko ntabwo bifitiye ububasha. Gusa muri iki gihe turabibona, hari ubuyobe bwinshi, hari abantu barangaye benshi, hari ubugome bwinshi, hari n'amayeri ya Sekibi menshi. Dusabe rero ukwemera kugira ngo umwijima utadutwara. Ijoro rirakuze, umunsi ugiye gucya. Nitwiyake rero ibikorwa by'umwijima maze twambare intwaro z'urumuri. Tugendane umurava nk'abagenda ku mugaragaro amanywa ava, nta busambo, nta businzi, nta busambanyi, nta biterasoni, nta ntonganya, nta shyari, ahubwo nimwiyambike Nyagasani Yezu Kristo. Ambara Kristo, va mu mwijima. Niba usinda bireke, niba urwana bireke, niba utongana kwa hato na hato bireke, niba ugira amahane yareke, niba ugira amatiku yareke, niba ugira amagambo menshi ceceka, niba urakara ukamena ibintu bireke, niba ugira ubugugu bireke, niba ugira ubusambo bireke, niba uhuguza bireke. Mbese bavandimwe, buri wese areke ingeso iyo ari yo yose imutandukanya n'Imana ikamugira umuhemu. Niba ukora ibiterasoni, niba wamamaza ubusambanyi bireke. Nyagasani, ngwino ucagagure imigozi yose Sekibi atubohesha, maze duhinduke abana bawe by'ukuri. Twambare Kristo maze tugende mu rumuri, tugende habona. Ivanjiri ntagatifu yo turesanga kwa Matayo, umutwe wa 24 umurongo wa 37 kugeza kuri 44. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, mu gihe cyo kuza k'Umwana w'umuntu bizamera nko mu minsi ya Nowa. Muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga kandi baranywaga, bashakaga abagore cyangwa abagabo kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu bwato. Nuko abantu ntibagira icyo bamenya kugeza igihe umwuzure uziye ukabahitana bose. Ubu abantu bariga, bigishwa ijambo ry'Imana, mu nsengero haruzuye, muri za kiliziya haruzuye, ariko abantu ntibahinduka. Ntabwo duhinduka uko Imana itwifuza. Nyamara turasenga, turaririmba, turabyinira Imana, twambaye ibirango by'ukwemera, ariko imitima yacu iri mu mwijima. Iyo abantu binjiraga mu nsengero n'abinjira mu kiliziya, n'abantu birirwa bavuga Imana, bahindukaga, isi yakira. Nyamara ibimenyetso by'Imana nabyo biratangwa. Ni bangahe babisoma? Ni bangahe bumva ijwi ry'Imana? Ni bangahe bakurikiza ugushaka kwayo? Muvandimwe, Nyagasani araguhamagara muri iki gihe dutangiye adiveni ngo ugire icyo urekura, ugire icyo uhindukaho. Uko iminsi igenda
abahabwa penetensiya bagenda bagabanuka, yewe n'abicuza mu ruhame ntibakicuza. Iya Adiventi dufata ibyemezo byo gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni igikorwa kigaragaza ko turi abanyabyaha, kandi uko ugaragariza Imana ko uri umunyabyaha niko igukiza. Ariko twatewe n'ukwiyemera n'ubwirasi bituma tutakibona ko turi abanyabyaha. Nguko rero uko bizamera mu gihe cy'ukuza cy'Umwana w'umuntu. Mu bagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azatwarwa undi asigare. Mu bagore babiri bazaba basya, umwe azatwarwa undi asigare. Nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Murabizi, yaba nyir'urugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yabaye maso, maze ntareke bamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso, kuko mutazi, kuko Umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Cya gihe utekanye, cya gihe urangaye, cya gihe usinziriye uhondobera, uri mu ntege nkeya, nibwo Nyagasani ashobora kugutungura. Bavandimwe, dushiguke rero mu bitotsi, maze koko tumenye ko Kristo ari hafi, ndetse nguyu araje, nitumukingurire maze aduhe ubuzima bw'iteka. Mbifurije Adiventi nziza. Yezu aganze, Yezu asure buri wese, Yezu atugire uko abyifuza. Nawe muvandimwe, nkwifurije ibyiza byose bya Nyagasani, agusendereza umugisha we urakabaho.